reka mbabwire ko kunyura kuba Imana yaravuganye nawe ikakubwira ko uzaba umuntu ukomeye, ikakubwira ko uzazenguruka amahanga, ikakubwira ko abantu bazikubita imbere yawe, ikakubwira ko uzaba wo kwifuzwa, ikakubwira ko uzaba umutwe utazaba umurizo, ikakubwira ko uzubaka amazu ukagenda nubwo n'abantu bazajya baza gukodesha iwawe, ikakubwira ko uzashyingirwa ukaba umugore cyangwa azishyingirwa ukaba umugabo, ko uzaba umuyobozi, mbese kuzavuga indimi, ko uzajya mu mahanga, ko uzatunganirwa. Mwene data nyemerera nkubwire ko ibyo ngibyo bitaguhembura. Ntabwo ibyo ngibyo nubwo byavuzwe n'Imana ntabwo bizabuza abakugambanira kukugambanira, ntabwo bizabuza ko wambara ubusa, ntabwo bizabuza kuzerera, ntabwo bizabuza abakuvuga kukuvuga, ntabwo bizabuza abakugirira nabi kukugirira nabi, ntabwo bizabibuza, kuko inzira iganisha umukristo ku bisubizo, aho Imana yakubwiriye ko izagukorera ibi ngibi naho ibisubizo biri, hagati y'aho Imana yakubwiriye ko izagukorera iki ngiki cyangwa ibi ngibi naho ibisubizo biri, ni ahantu hatandukanye. Hagati mw'iyi nzira harimo abanzi, hagati mw'iyi nzira harimo, njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yacu dukorera ni Imana itagigira isoni, ni Imana itamwara. Ntabwo yabura kukubwira ngo uzubaka amazu ya etaje cyangwa uzubaka amazu menshi nyamara uri muri priyave. Ntabwo yabura kukubwira ngo uzagaburira abantu, uzaba umuntu ukomeye kandi wenda umaze n'iminsi ibiri utarya. Ntabwo ibyo biteye isoni. Impamvu bitayiteye isoni ni uko izi uburyo izabigenza, izina ryayo rigahabwa icyubahiro, ugasubizwa. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mwese duhuriye ku Iyogezabutumwa TV. Imana ibaha umugisha. Nshimye Imana ko mu gihe kirekire nongeye kugaruka ku Iyogezabutumwa TV kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Kuba tumenyeranye n'abo tutamenyeranye, nitwa Pastor Nkurikiyumukiza Alphonse, ndi umupasitori mu itorero rya Anglikani muri Diyoseze ya Cyangugu, nkorera muri katedrali yitiriwe Kristo Umwami. Aba rero nshimye Imana yampaye agakiza muri mwaka wa 2003 mu kwezi kwa munani, ubwo nari nduhijwe n'ibyaha, hanyuma ngahura na Yesu akanduhura akanyiza, hanyuma tugendanye urwo rugendo. Rero muri iyo myaka ndashima Imana kandi ndayishimira ko yampaye umugisha wo kuvuga ijambo ryayo. N'iyi saha tukaba tugiye kuganira. Rero bene data, abo duhuriye ku Iyogezabutumwa TV, reka nguhe ikaze. Niba ari ubwa mbere duhuriye kwicano, hanyuma ngusabe kugira ngo ujye ubana natwe, kugira ngo wumve ibiganiro, ivugabutumwa, amakorari, ubuhamya ndetse n'ibindi Imana ijya yemera ko binyura kuri icano. Hanyuma rero icyo nagusaba, reba munsi y'iyi video, munsi y'aho ndi, ureba ahantu hari inyuguti zitukura, nurangiza ukozeho urutoki, hanyuma numara gukanda kuri izo nyuguti zitukura, uzaba uhawe uburenganzira bw'uko ibiganiro byose bizanyura kuri uru rubuga, kuri icano, bizajya bikugeraho. Rero mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, dusenga Imana. Nyagasani Mana y'urukundo, Mana y'amasezerano, Mana ihamagara umuntu, Mana itanga agakiza, Mana yemera kugendana natwe mu rugendo rwose dukora, turagushimira cyane ko wongeye kuduha umugisha wo kuza ahangaha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Hari abo washatse kuvugana nabo, kandi Mwami Imana unshyira ku mutima ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo Umwuka Wera anyobore, imbaraga zawe zimbemo, kandi uko ijambo ryawe rimpaye singabanye kandi sinongere. Kandi umuntu uzareba iyi video, ndagusabye Nyagasani kugira ngo uzaganire n'umutima we, nazaba acitse intege, nazaba atenebukiwe, nazaba ageze ku musozi, ajye yibuka iri jambo. Ndakwinjiza kugira ngo rero uvugane na buri muntu wese ufite amasezerano, kandi ndakwinjiza kugira ngo ubuntu bwawe bane natwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.
bene data, uyu munsi Imana yanshyize ku mutima kuganira ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti inzira iganisha umukristo ku bisubizo by'amasezerano. Inzira iganisha umukristo ku bisubizo by'amasezerano. Bavandimwe, iyo bavuze isezerano ry'umukristo ubundi baba bavuze iki? Iyo wumva umuntu avuga ngo Imana yarambwiye, Imana yampaye amasezerano, ndi umwana w'isezerano, ndi kugendera ku isezerano, ikintu cyamubaho cyari isezerano, nayo ntegereje iminsi, wumva iki? Isezerano ry'umukristo ni isezerano agirana n'Imana, Imana ikamubwira ibyo izamukorera, ibyo izamugorera mu gihe gigufi cyangwa igihe kirekire, uko Imana yabigennye. Ayo masezerano rero ni amasezerano nk'uko nari mbivuze atangwa n'Imana agahabwa umukristo. Ayo masezerano uyahererwa mu ijambo ry'Imana, aho Bibiliya ivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, si bibi ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibizaba hanyuma. N'andi masezerano yose yuzuye ari muri Bibiliya nk'uko yanditse, arimo amasezerano y'urukundo rw'Imana, arimo amasezerano y'uko Imana igendana n'abayizeye, y'uko Imana ikiranuka, y'uko Imana yumva amasengesho, y'uko Imana idatererana abayo, kandi y'uko Imana ifite imigambi myiza ku bantu. Hanyuma rero uyu munsi ku bantu dusanzwe tubana kwicano cyangwa ku bantu dusanzwe tubana mu bivugabutumwa bitandukanye, hariho inkuru y'umusore witwa Yosefu. Iyo nkuru nkunda kuyivugaho mu buryo ubungubu cyangwa ubundi, kuko urugendo rwa Yosefu ni urugendo kuva nakizwa rwamfashije gukura mu gakiza, rwamfashije kugendana n'Imana, rwamfashije kumva Imana. Niyo ngeze mu bikomeye nibuka Yosefu, hanyuma niyo ngeze mu bingoye nibuka Yosefu, niyo ngeze aho ngomba gukiranuka mu bihe bikomeye nibuka Yosefu. Hanyuma rero turongera kugaruka mu itangiriro igice cya 37 umurongo wa mbere, nidushaka tugere ku murongo wa 11. Aravuga ngo ni mu itangiriro igice cya 37 dore ku murongo wa mbere: Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Nirwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama mu busore bwe, yabanaga na bene Biruha na bene Zerubabakase, akajya babarira inkuru y'ibibi, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabingize nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Bene se baramubwira bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu, ni ukuri wowe uzadutwara. Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yosefu yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se, ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyekubise imbere. Azirotorera bene se na bene se, se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi iki? Nuko ninjye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene data, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nk'uko Bibiliya rero ibivuze, uyu Yosefu ni mwene Yakobo. Yakobo akaba umuhungu wa Isaka, hanyuma Isaka akaba umuhungu wa Aburahamu, Aburahamu nawe akaba umwana wa Tera. Hanyuma Yosefu avukana n'abahungu benshi, bari 12, ariko Yosefu ubwe abyarwa na Rasheli akaba ari we mugore wa mbere Yakobo
yakunze, hanyuma aramukorera, akorera se kugira ngo amumushyingire. Ise aza kumuriganya, aza kumunyura inyuma amushyingira Leya. Bibiliya rero ivuga ko Leya yabyaye ba Rubeni ndetse n'abandi, hanyuma umugabo we akaza kurongora inshoreke akabyarana abandi bana, hanyuma aza gukorera Rasheli indi myaka 7, amugira umugore, aramurongora, hanyuma rero nawe aza kumushyingira umuja we. Ubwo abagize abagore 4. Hanyuma Bibiliya ivuga ko Rasheli we yatinze kubyara, kuko buri Rasheli nubwo ari we wari umugore w'urukundo rwa Yakobo, buri Rasheli yabyaye abana 2 gusa. Umwana we wa mbere w'imfura n'uyu nguyu Yosefu, hanyuma umwana we wa nyuma yabyaye agahita anapfa ni Benjamin cyangwa Benoni. Hanyuma rero Bibiliya ivuga ko nkuko twabisomye, Yakobo yakundaga abana be birumvikana, ariko kandi agakunda Yosefu cyane kuko yari yamubyaye ashaje. Bibiliya avanga mudodeshereza ikanzu ndende, hanyuma iyo kanzu yamudodeshereje izamura ishyari ry'abakuru be. Hanyuma rero iryo shyari ry'abakuru be ryaje gukomeza ari uko arose cyangwa ari uko Imana imweretse ibyo izamukorera, uburyo ejo habo hameze. Hanyuma ngo umunsi umwe baragiye bari gasozi, umwana mutoya abyutsa abakuru be, aravuga ati bene data nimwumve inzozi narose, rwose naryamye ndota turi gutashya duhambira imiba y'inkwi, imiba yanyu gikubita imbere y'umuba wanjye, uwanjye usigara wemye. Bene se baraceceka, babika mu mitima yabo. Hanyuma bukeye arongera ararota ati nabonye inyenyeri n'ukwezi n'izuba binyikubita imbere. None abinabibabwira ise ari kumva. Hanyuma rero ibyo byose yakanzu za nzozi ko zagiye zikurikirana, ariko ziriya nzozi ubusobanuro bwazo nk'abakuru be bari bafite ubwenge babizi, na se koko bahise bamenya ko uyu mwana wabo Yosefu azaba umutware, azaba umuntu ukomeye, hanyuma bakaba munsi ye bakazamwikubita imbere. Ibyo rero byazamuye ishyari ryabo. Umunsi umwe ngo baragiye, Ise aramubwira ati mwana wanjye fata ibyo kurya n'ibyo kunywa ushyire abavandimwe bawe. Arangije abibashyiriye, abageze imbere atari yabagera imbere, bati nguriya Karosi araje, wandi uzatubera umuyobozi, reka tumwice, hanyuma tumara kumwica dusisibiranye tuvaneho burundu kuzatubera umuyobozi nk'uko inzozi yarose zibisobanura. Hanyuma rero abazana ibyo kurya, bahita bamwambura ikanzu, bayishyira mu maraso, bayoherereza se, batereba ko umwana wawe yagenze, ikanzu n'umwana wawe urebe neza inyamaswa z'inkazi zamuriye. Bibiliya iravuga ngo Yakobo bamubwiye iyo nkuru, ararira ajya mu kiriyo gikomeye, aravuga ngo nzarinda mpfa, imvi zanjye zizarinda zijya ikuzimu, nkirira umwana wanjye. Yakobo ngagira agahinda gakomeye. Hanyuma bene se umwe muri baravuga ati ko ntimumwice, ahubwo nimureke tumujugunye mu rwobo, bamuta mu rwobo. Bene data, nibyo ko ndi kuvuga ku nzira iganisha umukristo mu bisubizo by'amasezerano. Ndagira ngo niba ufite icy'Imana yavuganye nawe, ndagira ngo niba ufite icy'Imana yagusezeranyije, ibinyujije mu nzozi, ibinyujije mu ijambo ryayo, ibinyujije mu buhanuzi, ibinyujije mu iyerekwa no mu ntekerezo, uko Imana yakuvugije kose, uko Imana yagusezeranyije kose, umva inzira y'umunyamasezerano. Uyu muntu nubwo yari afite amasezerano yuko bene ise na nyina n'abavandimwe bazamwikubita imbere, ntabwo bimubujije kwamburwa ikanzu ngo asigare yambara ubusa buri, ntabwo bimubujije kwamburwa ikanzu, ntabwo bimubujije gutabwa mu cyobo. Kiriya cyobo wenda yagisanzemo isayo, yagisanzemo ibikeri, yagisanzemo ibiti, yagisanzemo amacupa, yagisanzemo iminyorogoto, yagisanzemo ibintu byinshi cyane. Ajyamo yambaye ubusa, bene se basigara barya ibiryo banywa n'ibyo yabazaniye, we ari kurwana n'ibyo byose
mubo mwobo. Ntiyari guhamagara senga mwitabe, ntiyari guhamagara abavandimwe niba bari bamugize gutyo, nta nundi yari guhamagara. Ibumoso nta butabazi bwari kwava, iburyo nta butabazi. Aho yarari mbese ubuzima bwe bwari buri mu kaga. Kandi kuba mu kaga kwa Yosefu, bene data munyumve neza, kuba mu kaga kwa Yosefu ntabwo yabitewe n'abanzi, ntabwo yabitewe n'abantu yagiriye nabi, yabitewe nabo bahuje amaraso, yabitewe ibyago yararimo, yabitewe na bene se. DNA ye cyangwa upimye amaraso ya ba Rubeni na ba Gadi na ba Isakari na ba Lewi ndetse n'abandi, amaraso ye yarahuye yabo yarahuye 100%. Hanyuma ahura n'igikomere. Njya nkunda kwita igikomere cy'umukunzi, kuko igikomere cy'umukunzi, igikomere cy'inshuti, igikomere cy'umuvandimwe, igikomere cy'umunsi bere rimwe, igikomere cy'uwo wari wizeye, gikomeretsa kibabaza kurusha ibindi bikomere, kuko cyo gituma umutima uva amaraso buri munsi uko wibutse icyo gikomere. Yosefu rero umunyamasezerano atawe mu mwobo. Hanyuma mu kandi kanya umwe muri batereka tureke kwica mwene data, mureke tumukuremo tumugurisha. Ako kanya ngo bamutama mugurisha n'Abishimayeli abanyamahanga baramugurisha, aragenda ntibamenya naho bamujyanye. Ageze kwa Potifari, agezeyo ngo abo mukozi wo kwa Potifari wacungaga ingabo, wari umuyobozi w'ingabo ziharindaga umwami Faraho. Hanyuma rero ngo hagirira umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ahangaha iyo mageze nibuka Imana ikiranuka, nibuka Imana itibagirwa uwayo, nibuka Imana yibuka umunyamasezerano naho yaba mu bikomeye. Imana imunyurizamo, reka byite imiyaga mu Kinyarwanda kigezweho mu iyi minsi, imucishirizamo kugira ngo aruhuke, kuko Bibiliya ivuga ko Imana itajya ibabaza umuntu iteka. Hanyuma agezeyo aroroherwa, bamushyira kuba kwa Potifari. Hanyuma urwo rwego ruharwa umugisha, ahagirira igikundiro. Ariko kandi aza kugira ikibazo cyuko muka Potifari yifuje ngo baryamane inshuro zirenze imwe, arabimusaba arabyanga. Hanyuma aza kumucunga ari mu cyumba, niko Bibiliya ivuga, ngo araza aramugundira ngo baryamane, asiga umwitero we aragenda. Uyu munyamasezerano nubwo yarari mu gihugu cy'iwabo, nubwo yarari mu gihugu kitari cy'iwabo, nubwo yarageze mu makuba, yakomeje kwigiza rero Imana yamusezeranyije. Mwene data wumva ubu butumwa, mwene data turi kumwe kuyogeza butumwa TV, reka nkubwire, niba hari icyo wavuganye n'Imana, niba hari icyo Imana yagusezeranyije, hagarara, uhagarare mu gukiranuka, hagarara uzamure kwizera kwawe, wizere Imana, kuko Imana yemera kunyuramo ibyo ngibyo izabigukuramo, kuko izi neza ntikuvanaho ijisho, ntikuvanaho ijisho, kuko izi neza icyo yakuvuzeho, kandi icyo yagusezeranyije izagikurikira kuzageza ubwo kizasohora, kuko ni Imana itabeshya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero yanze gusambana n'uriya mugore, arangira amaze gusiga umwitero we, baramufata baramushinja, ndetse bamushinja n'ibinyoma bifite ibimenyetso. Bamaze kumushinja, wa munyamasezerano babamuvanye kwa Potifari, aho yaryaga, aho yanywaga, aho yaryamaga, aho yarari umunezero kandi kiranukiye Imana. Baramufata bamujyana mu nzu y'imbohe. Bibiliya ntitwereka imyaka yamaze mu nzu y'imbohe, ariko yagezeyo ngo agirira umugisha ku muyobozi wa gereza. Agezeyo akanyamukunda, akamugirira neza. Hanyuma umunsi umwe rero, niko Bibiliya ivuga, umwe mu bari bafunzwe bari abagaragu bo kwa Faraho, ngo bombi bararota. Umwe murotorera inzozi z'uko agiye gusubizwa mu ntebe mu mirimo ye, undi murotorera inzozi z'uko bari mu Kigihanga. Hanyuma uwo bakigihanga baragica, uwo basubiza ku mirimo ye bamusubiza ku mirimo ye. Hanyuma rero agiye gutaha aramubwira ati, uzanyibuke, intenye za muntu nyine ziraza, yitabaza umuntu tuzanyibuke. Ariko byaje kurangira ageze atamwibutse, ahubwo igihe cy'Imana kigeze. Haleluya. Igihe cy'Imana kigeze nibwo Farawo ngo yarose inzozi. Izo nzozi abanyabwenge, abahanga mu gusobanura inzozi, abapfumu ndetse n'abandi baraza barahanyanyaza biranga. Barangije wa muntu wakoraga kwa Farawo aramubwira ati, ariko mwami, hari muri gereza igihe nari imfunzwe, hari umuntu. Imana ishimwe. Mwene data uri umunyamasezerano, mwene data ufite Imana yakuvuzeho, mwene data ukiranuka, icyama kugira ngo Imana ikwibuke kandi kwibutse n'abari barakwibagiwe. Imana ishimwe cyane. Imana ikwibuke kandi kwibutse n'abari barakwibagiwe, kugira ngo bakubere ikiraro cy'ibisubizo byawe. Hanyuma umuruho, imibabaro, imihate byose ufite birangire, kandi humura, bizarangira, kuko dusenga Imana itabeshya, dusenga Imana isoza amasezerano, dusenga Imana itibagirwa bayo. Bene data, hanyuma Yosefu
umunsi umwe ngo bamuvana mu nzu y'imbohe birumvikana, bamujyana muri salon de coiffure, baramwogosha, barangije bamwambika neza birumvikana nk'umuntu wari ugiye kubonana n'umwami. Ariko agezeyo umwuka w'Imana mubamo, ubwiza bw'Imana bumubaho, igikundiro cy'Imana kimubaho, asobanura inzozi neza kandi azisobanurana ubwenge. Hanyuma ngo amaze kuzisobanurana ubwenge bukomeye, atanga n'inama. Amaze gutanga n'inama aravuga ngo hagiye gutera inzara y'imyaka 7 kandi hagiye nyuma y'inzara hazaba uburumbuke. Ubwo burumbuke rero, mu burumbuke hazabanza uburumbuke bw'imyaka 7, tuzahunika imyaka izatunga abaturage mu yindi myaka 7 izakurikiraho inzara. Hanyuma aramubwira ati mushaka umuntu wenda wize management cyangwa gestion uzacunga uwo mutungo w'igihugu ku buryo abaturage batazishwa n'inzara. Farawo wenyine aravuga ngo izo nama atanze, nyuma y'izo nama Farawo aravuga ngo twakura hehe undi muntu uri mu mwuka w'Imana uretse wowe. Imana ishimwe cyane. Imana rero itangira kwibuka Yosefu, hanyuma bamugirira icyizere. Bibiliya iravuga ngo mu gice cya 41, reka dusome umurongo wa 42, haravuga ngo Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati ni mu mupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Haleluya. Amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Hanyuma kuri Farawo niwe muyobozi mukuru. Hanyuma rero hakurikiyeho Yosefu, kandi mw'uwo mugoroba yaraye ashyingiwe Asinati, umukobwa n'ubundi wa Farawo. Farawo rero aba umuntu ukomeye, nako Yosefu aba umuntu ukomeye wungirije Farawo. Aratunganirwa. Hanyuma rero imyaka iza kugera, yanzara iratera, niwabo iratera, abavandimwe be baza guhaha. Bamaze kuza guhaha, yagiye abakora byinshi, ariko reka nihute mvuge uburyo na Yakobo nawe bamuzanye muri icyo gihugu. Hanyuma arangije arabisobanurira, arabibwira. Amaze kubibwira, umunsi umwe ngo ise Yakobo amaze gupfa, ku murongo mu gice cya 50 ku murongo wa 18 haravuga ngo ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Rya sezerano rirasohoye. Ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati dore turabagaragu bawe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ni munyemyumvire namwe. Kuva mu gice cya 37 baravuga ibibazo, baravuga agahinda, baravuga imibabaro, baravuga imisozi, baravuga ibyo Yosefu yanyuzemo. Ariko biza kurangira mu gice cya 50 abavandimwe, abanyagihugu bose bamupfukamiye, n'abavandimwe be baraza baramupfukamira. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Buro bene data, reka mbabwire ko kuba Imana yaravuganye nawe ikakubwira ko uzaba umuntu ukomeye, ikakubwira ko uzazenguruka amahanga, ikakubwira ko abantu bazikubita imbere yawe, ikakubwira ko uzaba wo kwifuzwa, ikakubwira ko uzaba umutwe utazaba umurizo, ikakubwira ko uzubaka amazu ukagenda nubwo n'abantu bazajya baza gukodesha iwawe, ikakubwira ko uzashyingirwa ukaba umugore cyangwa azishyingirwa ukaba umugabo, ko uzaba umuyobozi, mbese kuzavuga indimi, kuzajya mu mahanga, kuzatunganirwa. Mwene data nyemerera nkubwire ko ibyo ngibyo bitaguhembura. Ntabwo ibyo ngibyo nubwo byavuzwe n'Imana, ntabwo bizabuza abakugambanira kukugambanira, ntabwo bizabuza ko wambara ubusa, ntabwo bizabuza kuzerera, ntabwo bizabuza abakuvuga kukuvuga, ntabwo bizabuza abakugirira nabi kukugirira nabi, ntabwo bizabibuza. Kuko inzira iganisha umukristo ku bisubizo, aho Imana yakubwiriye ko izagukorera ibi ngibi, naho ibisubizo biri, hagati y'aho Imana yakubwiriye ko izagukorera iki ngiki cyangwa ibi ngibi, naho ibisubizo biri ni ahantu hatandukanye. Hagati mw'iyi nzira harimo abanzi, hagati mw'iyi nzira harimo abagizi ba nabi, hagati mw'iyi nzira harimo imisozi uzamuka, hagati mw'iyi nzira harimo ibibaya umanuka, hagati mw'iyi nzira harimo gusonza, harimo guhura n'ibibazo. Hari igihe ndi kuvuga ibi ngibi nasenze Imana, maze gukizwa nubaha Imana, ngendana n'Imana mu by'ukuri, nicisha bugufi kandi nsenga. Imana yagiye imvugaho ibintu, yagiye imbwira byinshi, ariko reka mbabwire kimwe mu byo Imana yambwiye, ngategeza iminsi myinshi kandi ntibyambujije guhura n'ibibazo. Imana yambwiye ko nzaba umupasitori,
kandi imbwira ko nzaba umupasitori ndashobora no guhabwa gusoma umurongo muri Bibiliya mu rusengero. Imana ibimbwira, njya nkunda kubwira abantu ngo Imana yacu dukorera ni Imana itagigira isoni, ni Imana itamwara. Ntabwo yabura kukubwira ngo uzubaka amazu ya etaje cyangwa uzubaka amazu menshi nyamara uri muri priyave. Ntabwo yabura kukubwira ngo uzagaburira abantu, uzaba umuntu ukomeye kandi wenda umaze n'iminsi ibiri utarya. Ntabwo ibyo biteye isoni. Impamvu bitayiteye isoni nuko izuba ryizabigenza izina ryayo rigahabwa icyubahiro ugasubizwa. Imana imbwira ngo nzaba umupasitori. Icyo gihe nari nambaye ipantaro pastori wayoboraga ikatedrali yari yarampaye n'ishati ya karokaro yari yampaye ndetse n'inkweto. Izo nkweto pastori yampaye niyo pantaro niyo shati nabirambagijanyije umugore wanje imyaka 2 buraho, aribyo nambara nkabisimburanya nambaye umwenda wa korali twagomba kuririmba mu rusengero ko Imana gukizwa nabaye umuririmbyi mu rusengero wacu. Hanyuma rero ibyo ngibyo nabitegereje imyaka irenze 10 kugira ngo mbe umupasitori. Ariko se kugira ngo umupasitori byanyuze mu yenzira, ntabwo nababwira inzira byanyuzemo, ariko nzi neza ko muri za 2013 hari umunsi najyaga mva, abantu bazi i Kigali, najyaga mva ku Gisozi ku gakiriro ka Gisozi nkaza nkamanuka n'amaguru nkagera ahantu bita kuri Croix Rouge Kacyiru murahareba, nkazamuka ku rubavu rwa Croix Rouge, nkazamuka ku bitaro bya polisi, nkazamuka kuri ministeri, nkambuka kuri za RDB, nkazamuka kwa Rando, nkajya Kimironko kwiga mfite agakapu, mfite agacupa k'amazi navomye ku itiyo, hanyuma nkagenda nsomaho nibobeza mu kanwa. Ndafite n'amafaranga 125 yo kuva ku Kinamba kugera ku Kimironko muri gare. Nkagenda nambaye igipira cy'ibidodo kimeze nk'iribaya ry'abagore. Ndashobora kubona ncumbitse mu rugo rw'umuntu angaburira. Bene data, ntabwo byambujije gusonza, nta nubwo byambujije kugenda muri Kigali n'amaguru imyaka 3 ikarangira kugira ngo mbone amafaranga yo gutega. Byabaga kari igitangaza cy'Imana. Ariko uyu munsi ndashima Imana yashoje amasezerano, ni Imana y'amasezerano. Rero bene data, ntabwo kuba uri umunyamasezerano bizakubuza kunyura mu bikomeye. Ibyo unyuramo, ibyo urimo, situation uhagazemo uyu munsi, Imana yambwiye kuguha ubu butumwa. Ntabwo nari mbuze ibindi nkubwira, ahubwo no kugira ngo nimba ubu butumwa Imana ikugirire neza. Bibiliya iravuga muri Yesaya 43 umurongo wa 2, haravuga ngo nunyura mu muriro ntacyo uzaba, nunyura mu mazi ntabwo azagutembana, nunyura mu muriro ntabwo uzagutwika, kuko Imana ari Imana yawe, izagendana nawe, izabana nawe, ntakikuvanaho ijisho. Nubwo bimeze bityo, ntabwo Imana ikuvanaho ijisho, izi neza ibyo yakubwiye. Bibiliya iravuga ngo Imana irinda ijambo ryayo, ikaririnda ibihumbi kugambanirwa. Twaragambaniwe, turagambanirwa. N'uyu munsi abanzi ntibabuze, n'uyu munsi Basanibarati na Bagishemu na Batobiya ku buzima bwacu ntabwo babuze. N'uyu munsi ba Yuda baduhobera baseka, kumbi batuzaniye abisi, bakadusoma, bakaduhobera, bakatubwira neza, kumbi batugambanira. Ntabwo babuze kuko turi ku isi. Kandi reka nongera nkubwire mwene data, kuba uri umunyamasezerano, nubaho udafite ibigeragezo, nubaho udafite abakurwanya, abagusebya, abakuvuga nabi, abica ubukwe, abashaka kwirukanisha mu kazi, abashaka kurisha inzara, abashaka gusebya, igihe cyose uzumva ibyo ngibyo bitakubaho, uzagende neza, usubire munsi y'umusaraba, ubaze Imana uburyo uhagaze. Ariko iyo uri gukorera Imana, iyo uri gusenga, iyo uri mu masezerano y'Imana, kukurwanya barakurwanya, kugusebya baragusebya, kukuvuga nabi bakuvuga nabi, gusonza wasonza, kwambara ubusa bakwambara ubusa, kukwirukana mu nzu birashoboka, kukwirukana mu kazi birashoboka. Ariko mwene data, Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Yavuze ko izakugirira neza, tegereza iyo neza. Yavuze ko izagutabara, tegereza ubwo butabazi. Yakuvuzeho, ndabizi neza ko hari abantu basigaye bayivugira bakayibeshyera. Ariko niba waravuganye n'Imana neza, haleluya, niba waravuganye n'Imana neza, umva ukuntu mu Itangiriro 18 ku murongo wa 14 Bibiliya ivuga, iravuga ngo mbese hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Imana ishimwe cyane. Hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho? Igihe cyarageze. Haleluya.
igihe cyarageze, kuko Imana itibagirwa amasezerano. Imana nanjye ingirira neza, Imana ingirira neza, Imana irandengera. Inzara yandiye iminsi injyana n'urubyaro, inzara Imana irayinkiza. Ndabishimira Imana. Umwenda nambaraga, hari umunsi najya nicara bene data nkicara nkavuga ngo ariko ni gute umuntu ashobora kwambara inkweto izindi zisize mu nzu. Nabyibajije iminsi nkibaza ni gute umuntu ashobora kwambara ishati indi imanitse mu nzu. Byashoboka bite ko umuntu ashobora kurya akaraza? Byashoboka gute ko umuntu ashobora kurya hanyuma agasigaza cyangwa akagira abandi agaburira? Mwene data, nigeze nibaza ni gute umuntu yigisha umwana umwe muri segondere n'undi akiga muri segondere bose bakishyura amafaranga. Nigeze mbyibaza, ariko Imana yari yavuganye nanjye kizangirira neza. Imana yavuganye nanjye kizasohoza amasezerano. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagutera umwete, ndagutera imbaraga. Imana ivuganye nanjye iri jambo, humura, komera, shikama, soma ijambo ry'Imana, senga, ihangane. Biracyari ibyo kwihanganirwa. Iyavuganye nawe niyo yongeye kuvuga. Ibyo yakubwiye no kubikora izabikora, kuko nanjye ndakubwira ko ibyo yavuze kuri njyewe yarabisohoje. Imana nihabwa icyubahiro, kandi nzi neza ko n'ibyo yavuze ku itorero ryayo Imana yarabisohoje. Imana nihimbazwe. Umva muri Yobu igice cya 14, ari naho ngiye gusoreza. Muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 7, Bibiliya avuga ngo erega hari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome. Uwo niyo wabivuze. Haracyari ibyiringiro mwene data, haracyari ibyiringiro. Ongera uzamura ibyiringiro ku Mana. Ni ibyiringiro bifite ubugingo, ni ibyiringiro bifite ubuzima. Humura, ni Imana izirikana ijambo ryayo ibihe bihumbi kandi ikabisohoza. Imana yabwiye Abisirayeli ngo ngiye kubavana mu gihugu cy'ubure tubajyane mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ntabwo byababujije gusanga inyanja itukura imbere yabo, ntabwo byababujije gusanga ubutayu bakabumaramo imyaka 40, ntabwo byababujije kubaho bazenguruka ubutayu batazi aho bava n'aho bajya, ntabwo byababujije gusanga Yorodani, ntabwo byababujije kunyura imbere y'abanzi babo, ntabwo byababujije kurya ibiryo bidahinduka, ntabwo byababujije kugera mu gihugu cy'isezerano mbere ko bakigeramo bagasanga Yeriko, inkike z'Yeriko imbere yabo. Biza gusaba ko Imana ibasaba kuzenguruka, Yosuwa akabayobora, hanyuma inkike zikariduka bakinjira mu gihugu cy'isezerano. Izo nkike zihagaze imbere yawe, sinzi inkike uhagaze imbere yawe, wenda n'uburwayi, wenda n'ubukene, wenda uri kuzerera, wenda bari kukuvuga nabi, wenda uri kwibaza gutabarwa kwawe ko uzava he. Wareba Imana imbere ukayibura, wareba inyuma ukayibura, wasenga igaceceka. Guceceka kwayo ntibisobanuye ko idahari. Irahari, irakureba kandi irakumva. Kandi umunsi umwe mu nzira utazi, nkuko nanjye ijya intabara mu nzira ntazi. Imana ishimwe cyane, niko nawe izagutabara. Humura, shikama ku Mana. Ntabwo wayobye, ntabwo wavangiwe. Yavuganye nawe, niyo yongeye kuguhumuriza inyuze muri njyewe, inyuze mu icano yitwa iyogezabutumwa. Rero mwene data, uko Imana yatabaye Abisirayeli, uko Imana yatabaye Yosefu, nuko Imana nanjye ubwanjye yantabaye, nuko Imana nanjye ubwanjye yasoje amasezerano. Uyu munsi nkaba ndi mu masezerano y'Imana. Imana nihabwa icyubahiro. Uyu munsi nkaba nezerewe Imana. Uyu munsi nkaba nkizwe n'Imana ijambo kugira ngo nguhumurize nawe uri kunyura mu bibazo. Iyo misozi kuri imbere Imana izayitsa. Wa musozi we wita iki imbere ya Zerubabeli? Uwo musozi Imana izawitsa. Amarira yawe Imana izahindura ibitwenge. Ipfunwe ryawe Imana izarihindura guhamya n'ibyishimo. Ibyo unyuramo Imana izabihindurira kubwiza ukuri. Hari umunsi uzahamya imbaraga z'Imana. Ndakwifuriza gutabarwa n'Imana, ndakwifuriza kurengerwa n'Imana. Iyi nzira uganamo, iyi nzira y'umunyamasezerano, abantu muri Bibiliya benshi bayinyuzemo. Nawe rero uri kuyinyuramo. Humura, shikama. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, Imana ikwiteho. Reka ngusengere kandi gusabira Imana ho gukomeza, kandi gusabira Imana kugira ngo isohoze amasezerano yawe. Ibyo yakuvuzeho, humura, no kubikora izabikora, kuko ni Imana itabeshya. Dusenge Imana. Nyagasani Mwami Imana, Data wa twese uri mu ijuru, Mana ya Aburahamu, ya Isaka, ya Yakobo, Mana yagendanye na Yosefu kamunyuza mu bikomeye, Mana
yabanye na Yosefu mu rwobo, Imana yabanye na Yosefu kwa Potifari, Imana yabanye na Yosefu muri gereza, Imana yabanye na Yosefu ikamukuramo. Mwami Imana ukabana nawe, gusobanura inzozi no gutanga inama nziza. Imana yabanye na Yosefu akagira igikundiro, hanyuma abanyagihugu bose bakamupfukamira, na bene se baza bakamupfukamira, na se yaza bakamupfukamira, gasohoza isezerano. Imana yabanye nanjye, n'uyu munsi iri kumwe nanjye. Mu myaka tumaranye 19 ntacyo ngushinja nabonye kuri Imana itabara, nabonye kuri Imana ivana umuntu ku gisuzuguriro, nabonye kuri Imana ihindura amateka y'umuntu, nabonye kuri Imana ihindura amazina y'umuntu, nabonye kuri Imana itazanye n'abakomeye n'ibikomangoma, nabonye kuri Imana ikora ibyo abantu batatekerezaga ikabirema ikabishyiraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wasohoje amasezerano, natakaje ibyiringiro urayasohoza. None uyu munsi ndi umuhamya wo gushimira iyo mirimo. Uyu mwene data rero Mwami Imana, ntabwo ubuze irindi jambo nk'umuvuga butumwa washyira ku mutima wanjye, ukabangizeho iri jambo rivuga ngo inzira iganisha umukristo ku bisubizo by'amasezerano. Uyu mwene data, abene data bari kureba no kumva ubutumwa, wenda hari amasezerano bafite, bakaba bakitse intege, bakaba baguye mu mitima, bakaba bagiye kubivamo, bakaba bari kugusezeraho, bakaba baciwe intege n'amagambo y'abantu n'imibereho barimo. Ndagusengeye we mwene data, shikama komera, humura. Imana iraje gutabare, Imana iraje gutabare, Imana iraje kurengere. Ntibibaze uko bizagenda, niyo ifite uko izabigenza, kuko ni Imana y'amasezerano. Imana rero guha umugisha, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza, utuze umutima, amajwi ya Satani aguca intege, uyabwire ngo mfite Imana isoza amasezerano. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amina. Kandi namwe bene data kukwegeza ubutumwa, ndabashimiye, ndabasabira umugisha kugira ngo ubu butumwa, uyu muhate mufite, uyu muhamagaro mufite, Imana ibakomerezeho kandi ibagure uko bwije n'uko bukeye. Imana ibaha umugisha namwe mu izina rya Yesu, amen.